mwiriwe neza nizere ko meze neza kongeye kubaha ikaze hano ku muyoboro Onebu Opportunity Hub Rwanda. Rero muri Miss turi gukora application ahantu hatandukanye, especially muri EAUR, East Africa University Rwanda, Morocco n'izindi scholarship zitandukanye zihari. Hari abantu benshi turi kugorwa no gukora application tugakoresha amadokimenti ameze neza, kandi mu by'ukuri twakagombye kuba twayikorera n'amatelefone yacu ibintu bikagenda neza. Rero twebwe ikintu cya mbere n'ubu kiba kinatubabaza cyane ni ukuba twabona ushobora kuba ugize ikibazo ntiwabona uburyo ujya kuri Mbere cafe ngo bagusikanire amadokima, usanga ntabwo wabonye uburyo ki ushobora kuba wabona n'icyo giceri. Birashoboka kuko twebwe rigiye tubabwira ati wowe icyambere no guhangayikishwa nuko wabonye uburyo ukora application, ibyo kuba wabuza amafaranga cyangwa se wabonye ibyo ntabwo tubyitayeho. Just try and grab the opportunity if it is possible. Ugasanga ntabwo amadokima n'ubu nawe wayateguye neza. Hano tugiye kuza kurebera hamwe, ndaza kubereka uburyo ki telefone Android ibifite system ushobora gukoresha ugascanninga amadokima akagaragara neza kandi amadokima yakaba yemewe. Rero tugiye kuza kurebera hamwe ibintu ugomba kumenya mbere yuko utangira application yari yose, kugira ngo ube wavuga ati wenda ntabwo bamfashe kubera izindi mpamvu runaka zitanturutseho, ibijyanye na performance ndetse n'ibijyanye na dokima uburyo naziteguye byari bimeze neza. Rero niba ari bwo ugeze hano kuri Onebu Opportunity Hub Rwanda, birumvikana ni subscribe, share and comment kugira ngo dukomeze tujyane tubane gatanu ku kandi mbibutsa yuko ya scholarship amwe turimo turagenda dukoramo application, amwe arimo aragenda satira ku musozo. Mwatwandikira kuri nimero zacu nkuko tugenda tuzibasigiye kuri screen kugira ngo dukomeze tubafashe kandi tubafashirize igihe. Turabona ko no gukora application muri deadline nabyo ari ikosa, tugiye kuza kubireberamo hano muri document. Rero tudatinze ibintu tuza kubona muri no document yacu cyase muri iki kiganiro tugiye kuza kubasharinga, turaza kuba twarebera hamwe ibintu bitandukanye. Muri ibyo bintu turareberamo harimo amadokima yibanze cyase essential toolkits. Turaza kureberamo uko wategura amadokima mu buryo bwa digital, ari byo nari mbabwiye. Turaza kurebera hamwe uburyo wakwandika motivation letter igihe bayikubajije, ese recommendation letter ni gute wazaka n'aba reference. Noneho tuze duhite turebera hamwe ibijyanye n'uburyo ki wakora application step by step n'amakosa atatu ugomba kwirinda igihe ugiye gukora application. Si ibyo gusa, ahubwo turaza no guhita turebera hamwe ubujyanama cyangwa se umwanzuro w'ibyo turaza kuba turimo turavuga muri iki kiganiro, aho turaza kureba umwanzuro ndetse na interaction. So tudatinze reka dukomeze, kandi nizere yuko ibi bintu uza kubyumva neza ukabikurikiza. Hasigaye ya madokima turimo turabasaba ngo tubakorere application cyase wowe ku buryo ushobora guhita ubona ko ari bya bintu biri very simple, nawe ukaba wahita wifasha ugakora application. Rero tudatinze turaza gutangira tureba amadokima yibanze igihe wumvise ngo scholarship cyangwa se job opportunity. Amadokima ubundi wakagombye kuba ufite na yahe? Birumvikana wakagombye kuba ufite irangamuntu yawe, ubundi nicyo kikuranga, cyase passport depending on where you are located. Akaba ari scanned document zibenze neza muri PDF format. Iyo tuvuze PDF ntabwo ari amafoto dushyira imbere ugafotoza telefone warangiza ugatangira gukora ibiki n'ibiki, sometimes ukajya no gukonverting ugasanga ntabwo bikunda. Hano ngiye kuza kukwereka neza uburyo ki amadokima unayabona bitakugoye ukoresheje telefone yawe igihe ibintu bitarimo kugenda neza. Rero ikindi cya kabiri ugomba kuba ufite impamyabumenyi kabisa yawe. Niba warasoje secondary wakagombye kuba ufite A2 yawe, niba ari kaminuza icyiciro cya mbere AAE cyangwa se A0, ni muri mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza cyangwa se bachelor degree. Noneho ayo madokima yawe nayo akaba ari scanned neza nkuko twabibonye hejuru muri PDF format. Igikurikiyeho na report yawe. Birumvikana nk'umuntu w'umunyeshuri ushaka gukomezamo amasomo yawe either muri university level, ugomba kuba ufite amadiplome ya amadokima yawe indangamanota zimeze neza from S4 to S6. Waba urimo urashaka kujya kwiga masters cyangwa se n'ahandi, ukaba ufite transcript. Birumvikana kuko kaminuza ntibatanga bulletin, batanga transcript. Igikurikiyeho ni baruwa isaba motivation letter. Birumvikana sometime ushobora guhita uyisabwa cyangwa se personal statement letter ugiye gukora application ahantu ukumva barayigusabye, ugomba kuba uzi neza uburyo ki ugomba kuyandika. Noneho ubundi iba ari inyandiko isobanura uburyo uri cyangwa se uwo ushaka nyine uriwe n'icyo ushaka muri make. Noneho imyirondoro yawe cyangwa se CV resume, iyo nayo ibiri inyandiko ikuvuga wowe nyine, academic journey, your background,
na experience ufite. Ibyo byose nyine ni imyirondoro yawe igenda ikugaragaza. Uba ugomba kuba uzi uburyo ki biba bimeze. Aya nayo madokima ari essential rero bitunguranye, ushobora kuba wasabwa n'andi madokima, ayo nayo uyashaka nyuma. For example nk'abantu turi gukora application muri Gitwe, muri isa application, uramurimo wasaba abagadian n'ibicyara na madokima yandi ushobora gusabwa muri application bitewe n'uburyo itewe, ariko wowe ibyawe byibanze wakagombye kuba ufite ni ibi ngibi. Noneho turaza dukomeze turebe uburyo ki amadokima yawe wayategura. Rero niba urimo urareba ino video ufite telefone ebyiri, birumvikana ya mbere ni urimo urakoresha, cyangwa se nusoza kureba video uraza kuba wahita ukora bino bintu ngiye kukwereka kugira ube urishwa neza uburyo ki amadokima yawe ameze neza. Format birumvikana ni PDF nkuko twabivuze hejuru, ntabwo ari ya mafoto dufata nyine tugafotoza telefone twangiza tukajya gukonvertinga cyangwa iki, oya aba ari amadokima nyine ari scanned kandi agaragara neza, not JPEG images. Noneho izina rya dokima ikiza nuko urabona ko iyo umaze gufotora hita haza default name kuri foto cyase kuri dokima arimo ufotora. Noneho iyo default name ishobora kuba yaza kuba waba confused kuri iyo nandi madokima agiye ufotora mbere, bikaba bitagutuma utandukanya dokima yawe y'umwimerere na dokima yindi, cyase nka kwa kundi uri kugerageza amadokima menshi ugasanga ntuzi iyo umwimerere ngo ni iyi. Rero ikiza izina rya dokima yawe uzayita izina ushiro dokima ndetse n'icyari cyongereho akadomo PDF. Urugero andika Onebu dash ushireho S6 dash certificate.pdf. Hano nkibibona nzahita mbona yuko ari diplome ya Onebu, birumvikana cyane. Ku bintu bijyanye na size rero reba neza niba dokima yawe iri nto munsi nibura ya 2 MB, kuko iyo ari nini cyane inshuro nyinshi muri application photo baba bashizeho limite, hari aho bazakubwira ngo ni ibe iri munsi wenda ya megabyte imwe. Birumvikana iyo nini cyane ukayaploadingamo barayanga, niyo mpamvu tuba tubabwira ati genda uje gusikaninga ukoresha ibikoresho byabugenewe kugira ngo ube wizeye neza yuko dokima yawe imeze neza. Rero tudatinze hano uburyo ki ushobora kuba wakemura icyo kibazo, wowe ufata telefone yawe ujye kuri Google wandikemo I love PDF, icyo gihe uzahita ubona application cyangwa se website ikuhereza option menshi, option menshi uburyo ki ushobora kuba wa convertingamo dokima yawe. Ujye kuri compress, none wishyiramo bazayi compressinga bahita bayishira kuri size ntoya cyane izaba yemere kuba waba wayaploadinga ahantu runaka. Noneho igikurikiyeho isuku, birumvikana ibigomba kubigaragara neza kugira ngo nyine ibigomba kubigaragara neza cyane ku buryo buri wese yahita yisoma. Rero niba ikintu cya mbere, niba ugiye kuza gukoresha uburyo bwa telefone, fata telefone yawe, urabibona gutya twageze kuri application, uraza uhite ukanda kuri no application ya file manager, uyireke ifunguke. Nisoza gufunguka uraza urebe hano hasi hari utuntu tuba duhari, uze ukore kuri aka ngaka ko hino, nusoza kugakoraho kazafunguka. Noneho utegereze nigasoza gufunguka uzahita ubona option ebyiri, aho hazaba hari uburyo bwa manuel cyangwa se automatique. Ubwo no kuvanga igihe hari manuel uzaburi able kuba wafata ifoto yawe neza igihe ari wowe ubyigiriyemo uruhare. Igihe noneho biri automatique uzaba wayishiraho ihite ifotora. Ubwo rero dufashe urugero, urabona yuko ngewe namaze kuyifungura, ngiye gufata ino screen, fashe ino screen turimo dukora turi codinga. Noneho urabona ko dokima yacu ihisiza isa neza mu mabara meza kandi kabiri cropped, impande zose zigaragara. Rero twakomeza tukahita turebana n'ibindi kugira ngo igihe kitaza kudusiga. Noneho uburyo ki structure ya motivation letter yawe uburyo igomba kubimeze, igomba kugira title cyangwa se no introduction, intangiriro, ikaza kugira body, ikagira na conclusion. Ikintu cya mbere hano irinde gukora copy and paste cyangwa se gukoresha AI, kuko ibigo byinshi usanga bifite uburyo ki bishobora gutahura inyandiko zakoreshejwe na AI ishobora kugufasha kuorganiza dokima yawe
no kugufasha gutondeka ibitekerezo, ariko wowe ibitekerezo ufite ugomba kuba wabyandikira ukabishira muri document neza. Rero ku bijyanye na recommendation letter birumvikana n'aba reference hano, abantu bagomba kukuvuga ubutwari, kukuvuga uburyo cyuri umuntu mwiza cyangwa se urinde, n'abantu baba barakwigishije, maybe abarimu, abayobozi n'abadiregiteri, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo ni ukuvanga ikintu cyo uzabakeneraho, uzabasaba email zabo, amazina yabo yuzuye na nimero za telefone, sometimes ntabwo ziba ziri ngombwa ariko ni contact address n'amazina yabo. Noneho ubwo birumvikana n'ibyo bakora ugomba kububiza ukabishiraho. Ikiza rero uzabibabwire mbere, ubateguze yuko uzabakeneraho izo recommendation letter kugira ngo nibajya kukuvuga bakuvuge neza kandi bakuvugeho ibiri byo. Rero dukomeje turaza guhita tureba ikintu igikurikiyeho step by step uburyo bigenda. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, uzasome itangazo call for application cyangwa ahantu wabonye amakuru, umenye ibisabwa neza, umenye n'uburyo ki ugomba kubishaka. Ibyo nusoza kubibona neza byose ubifite, uzatangira application. Ariko nibona hari ibyo ubura, uzaburetse gatoya urebe uburyo ki ugomba kubanza wabona ibyo bintu, kuko application nyinshi ari udasa usanga utari buze gusevinga ngo uzagaruke ukomereza aho wari ugeze, ukaba wabugiye guta igihe cyawe cy'ubusa. Rero ikintu cya mbere uzafungura account birumvikana, cyangwa ujye muri login poto bashizeho abari ukoresha, wuzuza imyirondoro bisanzwe. Ubwo ni kuri step ya data entry, amazina yawe, imyirondoro yawe, aho uvuka n'ibiki byose. Nusoza wa uploading ya madokima yawe kwa kundi wayise amazina neza ku buryo udashobora kuyitiranya. Igikurikiye uzakora review, none ukore submit. This is double check strategy. Na muzabaze n'abandi bantu benshi, even n'abaganga yagiye gutera umuti, abanza yasoma inshuro ebyiri kugira ngo arebe ese nibyo koko umuti ngiye gutanga niwo. Nawe ubanza urebe amadokima ugiye gutanga nta myirondoro wanditse nabi, irangamuntu niba ari 16 iruzuye. Ibyo bizagufasha kuba wagabanya ama error wagakoze ashobora kugushira muri danger cyangwa se muri red flag, aho ushobora kuba wabura ayo mahirwe yarimo urashaka. Igikurikiyeho rero ni amakosa, common mistake abantu benshi dukora mu gukora application, harimo gusaba ku munsi wa nyuma. Ntabwo bino bintu biba ari byiza. Rero ubundi nimba application wayibonye, ibyangombwa wayibonye byuzuye, hita ukora application byihuse ubundi birangire. Noneho gutanga documents zidahuye, hari igihe ushobora gusabwa ID ugahita witangira indangamanota, birumvikana ushobora guhita ubura amahirwe. Igikurikiyeho ni email ishobora kuba idakora neza cyangwa se ukibesha kuyandika, birumvikana kwibagirwa password. Ibi ngibi nabyo dukunze guhura nabyo turimo turabakorera ama application ahantu hatandukanye. Rero ibi ngibi muze murabikosora neza kandi ku gihe. Rero igikurikiyeho umwanzuro twaza kubahereza hano kuri action, ikintu twakifuriza gukora niba ufite computer, ni creating mo folder wite scholarship doc akanya. None ibyo bizajya bigufasha kuba wagira iki amadokima yorganiza ahantu hamwe. Igihe bidakunze ayo madokima yawe muri email birakunda. Niba ufite ikibazo cy'uburyo ki wa creating folder kuri email, muri comment uraza kutwandikira ati I'm interested in organizing such kind of document. Turaza guhita tugufasha mu buryo bwihuse, tukwereka uburyo ki wabigenza. Noneho niba ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo uraza kuba watwandikira muri comment, turaza kugufasha. Tubibutsa yuko application muri East Africa University Rwanda iracyakomeje. Noneho muri Gitwe na YouTube isa application nayo iracyakomeje. Ayo application kuyabafasha n'ubuntu twarabibabwiye. Igihe ushaka ko tugufasha utwandikira kuri nimero zacu ariyo hari 072 7185042. Noneho application muri Morocco ndetse no muri African Leadership University naho application ziracyakenewe. Wacekinga mu yandi ma videos ukaba wareba ibikenewe, asigaye ugakora application. Niba ari bwo bwa mbere wari ugeze hano ku muyoboro Onebu Opportunity Hub Rwanda, birumvikana uraza gukora subscribe, share and comment kugira dukomeze tugende tubana gatanu ku kandi twe dushimishwa no kubona yuko ahantu wagomba kujya wageze ukagera amahoro, kuko amahirwe abari menshi cyane adutegereje, ariko ugasanga bamwe kubera ibibazo nk'ibi ngibi byo kudasobanukirwa bagiye bayabura. Rero nibyo tuba tugomba guca kandi tukajyatambukana umuco. Mukomeze mugubwe neza. Yari Onebu from Onebu Opportunity Hub Rwanda. Imani barinde.